yanjye mumpa amafaranga yanjye murayampa nayo mumpa amafaranga yanjye sha mujye mugabanyije umugore se ashaka mumpa nagujije neza mumpa amafaranga yanjye mumpa amafaranga yanjye sokano je amafaranga yanjye yanuzane leta nidukirana nta mafaranga nzaguha nta gukubita nabagize navanye chavuzana vuba vawe naninze rwagaru bagiye kurumara nayo nkwano kuri nayo naguha kandi uguraje oya nayo naguha uguraje none sibyo nibyo twari twavuganye uguraje naga ibyo bintu twari twavuganye ibintu twavuganye umva giye nkubwire rero zana amafaranga ibindi zo kwingiranya iyo mishinga yawe ntabwo nyiza ugenda uhahisha asigaye nibitavamo birakureba oya hambura rega uri mu biki oya nayo nkuha urayamaze iki oya nayo nge nandi uzayishyura ni wowe uzayishyura ko ndumva nashaka kuyaguha rwose ngiye nakubwiye amafaranga iyo ahari abantu barayarya agashira bakajya gushaka andi nyuma oya amafaranga aza nyuma n'ibiryo bigomba kuza mbere oya umudugudu baranze aguze ukuntu nitwa ndabizi ariko rirangiye ntabwo mbyemera ako kushaka kundakaza kugira ngo dupfe ubusa dupfa amafaranga oya nawe imishinga twari dufite urayiyobewe nizara aho igiye ubwire ko tukabanza tukaguramo n'udushyimbo 15 usigana havamo ibishyimbo havemo kawunga havemo ibire havemo n'amamesa ntago bizi ukuntu mu isoko mw'iyi minsi byakaze naho mirongo y'ibishyimbo ahantu igeze ntago bizi wowe umurimo uzera ryari uzaba utegereje utekereze byerenye oya ntago mbyemera n'ibitera nyine birakureba zana kandi zana dufite akazi ejo bundi tugomba kurya amafaranga neza nzanayishyura kandi njye mfite ikiraka nakibonye oya ntago nabyemera ko utari wabihiye hano mva rero njye nkubwira wa mugore ntondushye njyewe nza nkwereke njyewe nzane cya kibando zana amafaranga cyangwa se ino nzu yisohokemo nyisigaremo njyenyine kandi amafaranga uyasize ugenda unanarira ntundushye dore uko kireba we zana amafaranga nire ntanajya kuzana igice use koko njye kibando nkizane nyigukura ugiye kukizana nkubite nkizane nyine nese mvuge kanga njye nakubwiye inama yo kujya kuzana amafaranga urayazanye ngo ntushaka urayamaze ikiza sinjye nyirurugo basi reka mbikunkoroshye utankubita ejo bundi warankubise nongera ukankubita basi reka nkwe 15 zana vuba bivuge usungiye kuyaguha andi usigaro haha kandi hazavamo ibiryo bizamara iki amezi 5 nibitazavamo 15 ubuse bizavamo mirongo y'ibishyimbo ahantu igeze ubu bizavamo amezi 3 ubwo ufite n'amahirwe kira vuba zana ngaho reka nyine nze nyaguhe usengiye kuyaguha nyine reka nyakuremo reba ukuntu utangiye guseka ubwo ugiye kuyanywera nana ariko nkwereka wowe reka nkure hayanjye zana yewe ureba umugore mwiza kubukaritse yose none uno kuvuga ngo ubundi narashatse ngese n'agacupa uri bunzanire ibirayi amamesa n'ibishyimbo n'agacupa uri bunzanire nta mugore unywa inzoga basunzaniye n'akagage karitse yose ngiye kubasengerera mbereke ko nanjye urumva ndomo n'umugabo umva ngaho umva nk'ibintu ugiye sange byahiye aho nta no kunze umva sange byahiye nta n'agasururu uri bunzanire umva ni mwebwe wambwiye se ngo mwashaka akazi no kuvuga ngo ubundi twebwe turabafundi turubaka tuzikumba amatafari ibintu byose akazi murakora neza njye barambwiye ngo ufite akazi urabona ko mfite akazi kenshi hano urabona sindashyiraho gate mfite ibintu byinshi byo gukora aha ngaha urabona bira byose ubone urabona uri tayari genda tayari wowe mwireka akazi ahubwo nyereka ngo ukuntu tubibe neza ngwino tubiganireho urabona nari maze iminsi pe maze iminsi nahari ariko ngeze n'ahangaha mbona ibintu byarahindutse rubanda urabona sha aho nikirajyaho gate ndashaka kwishyiraho urumva rero rwose nenyine umukozi rero nizere ko akazi wanjye gakora neza urabona ahangaha tuvuye kuri radiyo gate n'igipangu urabona iki ni ikibanza cyane ntugire ikibazo rwose nakubeshye wamugana kino kibanza nifuza kugikora neza kigaragara neza ufite gahunda yo kugikora cyane ahubwo se tugatangira ryari none se ufite gahunda yewe dukore njye no kuri urabona ikintu cya mbere nkeneye gukora amatafari hano ukayabumba warangiza hanyuma nyine mugashyiramo nk'akazu nicyo kintu ushaka gushyiramo nibura akazi kaba koroheje nta kangahe kuri kangahe akazi k'amabati angahe hanyuma rero nibura akazi nibura k'amabati nka 50 ko ari hanini hanini ariko urabona ko yajyamo yararuguru se
ikindi rero bose abafundo kabura umufundo uri seri yewe njye abafundo ndabizi ngiye turapatana ngiye abafundo uzabambaza nzabakuzanira kandi nta n'uzibasima rwose ngiye mba uravugisha kuri kibi byose muzabikora neza ngiye ni umuco rwose ibintu byose biri ku murongo okay wa mugabo rero urabona ikibanza cyangiye kukiguhanya guharire hanyuma rero nawe ukazanyereka amafaranga yo urumva nta kibazo wozanyereka umusaruro nyuma hanyuma se uratekereza haza bakenewe nk'ibintu bingana gute rero reka nkwereke yego no kuvuga ngo ikintu gikenewe cya mbere yego ukubanza kuza tugacukura imisingi yego tugatera n'amakamba no tukabara kangaye kuri kangaye nyine z'amabati 50 urabyumva nawe kugeranyije nabona ko ari nka 50 ku ijana cyangwa sinzi ni muri kubibona kubibona rwose bizahuriramo ikintu gikenewe rero ubu cya mbere ni amabuye tuzakenera ubwo bya fondasiyo byavubonemo nyine n'amakamba n'ibiki none tukora amatafari niko tuzayibumbira gusa nimba kujya kuyashaka oya hano biroroshye nako kandi tuzayibumbira tuzacukura hano hazaba ari mu gikari niho tuzacukura tume hanyuma rero ubwo igikurikiyeho nta kindi ni ukuvuga ngo wowe ugiye kugenda ushaka karisite kawe uze hano dukora inyigo urebe igikenewe nimba ari sima nimba ari amabuye urebe icyo ukeneye wowe ushaka hanyuma tubyandike tumenye ibyo ari byo nanjye nguha amafaranga ngombe ngiye tuzongera guhura gahunda yatangiye hari ikindi sugo mu gitondo genda bikuzindukira ndaba nkugeze urambye ko bitondera bugeze hano ndaba nkugezo rwose nta kazi kandi ubwo gahunda ni nkejo inkiza rega ngaye ibintu ariko ndabona uzakora neza mukuri ndabona uzakora neza Kami meze bite makuru y'iminsi neza na iki gihe amateka use uramahoro aha namara ko na iki gihe gutese cyane by'iki gihe ese ko numvurira kandi mbona none birimo biragenda bite ese ugira ngo ubu ngubu nubwo uzanywe neza n'amahoro ko mbizi ubu ngubu ari ubone icyo nkubwira wabimenye umva rero turi mvuye mu rugo nona sinari nzi ko ndi bugusange nahanga ariko gisa amahirwe aha ukuntu bigenze rero ziringira ze disisitama y'amafaranga yanjye nkeneye kuyagura igare nifatanya ati se none ndabigenza ntera namubwira nti reka nzi ndaje nyakuzanire ubu rero ni amafaranga yanjye kiringira mubwira amafaranga yanjye none se ubwo urumva nyine ndamubwira ngo iki urayafite se aha ubu se ndakubwira ngo ikira iki se ndabona nakubwira iki ko mbuzi icyo mvuga uvuga nyine uvuga ibyo uvuga mwese ndakubwira ngo iki ko mbuzi cobewe none mbuzi icyo nkubwira ibiki se ndakibuze icyo nkubwira ni ukuri ubu nakibuze ugurishije icyanzanye hano amafaranga yanjye dore noneho byiringiro do yanyica uzi ukuntu ameze byiringiro nta nubwo umuntu yamuha ikindi cyumweru reba yambwiye ati ngo ngaruke mu rugo ari uko mfite amafaranga ye yampe rero tudaserera aha usubu ndayakura hewe wakihanganye basi kino cyumweru nihangane ibiki icyumweru cyose ntago nagugujije ukwezi gutaha buno nihangane icyumweru cyose ubwo urabona byiringiro ndamubwira ngo iki kirangaha ibintu bitari byaba nabi amafaranga yanjye yampa ariko nawe nayo mfite amafaranga yanjye uko n'amafaranga mfite amafaranga urayampa ntabwo nayo mfite n'amafaranga mfite ariko uzi ko bijya abantu ntibagirwa vuba ejo bundi twahuye uri kuntakira ngo ufite ibibazo ngo nta kintu ngo cyo kurya ngo mugira ngo ntaki ngo n'amazi yo koga ntimuyakire ngo ntimukiyabona ngo none ngo nguki amafaranga yanjye ni amafaranga mfite Kami urampa amafaranga yanjye ego ni amafaranga mfite urayampa amafaranga yanjye ni ukuri ni amafaranga mfite mpa amafaranga yanjye umva reka se sinabyumva mpa amafaranga yanjye ariko se ko mvura urugwa ntarugize soko bimeze iki se iki wowe uruwa hehe ubundi je kwishyuza amafaranga yanjye ko naho nkuzi mpa amafaranga yanjye amafaranga uyu mugore wawe twahuriye harahepa ku gasoko antira amafaranga 30 ndayamuha none nje kuyamwishyuza arayanyima hano ubona hari banke se ubundi ko nayagujije umugore wawe ubundi se ni umugore wawe ni iki uje kunukira mu rugo rwanjye urabona ari indaya ntabwo utukase urabona ari indaya ndana bafungisha akaba abagore nabaye umva amafaranga yanjye
Amugore we. Amafaranga yanjye. Amugore we. Naho amafaranga yanjye. Amugore we. Jewe rero kazi nkwereke jewe. Urumva jewe. Urumva? Naho amafaranga yanjye. Ndakurasa. Naho amafaranga yanjye. Baho. Wahuza ahantu tuba twaragiye. Umva naho amafaranga yanjye. Ugiye. Mva mu rugo kwanza we. Genda uje kuvuga ko nta mafaranga yawe ufite. Urumva? Buretse baza nkubwire. Amafaranga yawe umva nkubwire. Tuza njye nkubwire. Amafaranga yawe. Urumva? Uru rugo rwanjye. Hanyuma singaruka kuyabaza. Wose urakora ugira akazi. Sinirirwa mbona uri imbobo hano muri quartier nta kintu ugira. Usize mu rugo rwanjye urumva neza. Utabinzerereza. Niyo mafaranga y'umugore wawe. Urinzerereza banjye ngo ninzerereze. Nawe naguhereye mu uraje nawe se mu amafaranga. Umva nzayaguha. Mama amafaranga yanjye wa mureke kurwana rero utarwanira wanjye. Reka nkubwire. Umva tugende. Umva se. Tugende uzagenda ushake. Umva nzayaguha. Mu amafaranga yanjye. Nzayaguha no. Mu amafaranga. Nyine reka nkubwire. Ni wisaza nibwo tuyaguha. Amafaranga yanjye. Ngono nkwereke wa mugore. Jumenya ubwenge. Ariko amafaranga yanjye. Tugenda nkwereke wowe. Tugenda nkwereke jumenya ubwenge wowe. Wowe uzana tukwishyure. Nta nduru nshaka mu rugo rwanjye mama. Shabu ndetse mutari mwampa amafaranga yanjye. Mu amafaranga yanjye. N'amafaranga yanjye mu amafaranga yanjye. Murayampa nayo mu amafaranga yanjye sha mujye mugabanye. Mugore sashaka mu nagushije neza mu amafaranga. Mu amafaranga yanjye. Sokano je. Mu amafaranga yanjye. Sokano je. Mu amafaranga yanjye. Yanuzane leta nidukirana nta mafaranga nzaguha. Nta gukubitira ngaha. Ngiye kujya kubarira kwa mudugudu. Irukankanye. Undi mukira mu amafaranga y'abantu aca. Kandi bero umugore aranteza bene abo bagore sha. Kamiso. Sivuge ngo ntukaneze abagore wawe wirwanga unteza abagore ujya kuyarya ntabwo nabikubwiye uyajyana ngo ugiye kuyasengera ngo bakire ngo benanye ngo ugaragaze ngo kuri umukire uzayakura he ngo wiringiye ngo akazi uzayakura he namaze wowe ugomba kuyishyura uzayishyura se ngiye nkora hehe ibyo ngibyo se ngewe yambwira ngo nkurusha ubwenge reba nk'ubwo uricara kugira ngo ujye gushaka amafaranga y'abandi ahubwo reka abayobozi baze ndaza kureba icyo uvuga baramfashije umugore ndaje ndareba icyo uri buvuge usa nta ndaje ndareba icyo uvuga none se ngo yemeze bite ibyaya amafaranga shamana amafaranga yawe rero natije umuntu pe ariko basi mbabare ndaza kuyagura uvuze ngo ndaza kuyagura njye nawe ujya nk'utu umuntu njye natayikuye nk'umupira tugende ujye kunyerekaho uwo muntu amafaranga wayamuhereye tugende turebe mudugudu agenda akumeshereza amafaranga ninyabura ndahita nkumaramo umwuka urabona nyine reka ngusobanurire do simanitse ikiganza ndahita nkumaramo umwuka mo hano mu butaka ujye muri metero 2 weje reka tugende basi ngiye kujya kuwaya ubona yateje genda tujye kwa mudugudu yego uri kuyumva nyine tujye kwa mudugudu tugende ujye kukumera amafaranga nibyanga mfite imbaraga ndacukura metero 2 ngenda gutaba kenda gutema uziko nasone ese ukuki utinyikuga ugafata amafaranga y'umuntu ukafata ukayaguza nta n'uruhe na rimwe wowe yafiteho ntago ngomba kukubabarira nare yatije wa mudamu wa hari akampire yanga kuyampa kamera ndamushinzwe basi tugiye kwa mudugudu abidukemurira ibaze ko umuntu anageje harango ngo igare nariguze aranegeje ngo ngishyure kwa nini wowe ukambwira ngo wayi sha musaza wanje naho ugiye tujye kwa mudugudu twagiye uri sereka amafaranga ndibwira nyabonye byanga urajya muri metero zinga twagiye tugende turi gose mudugu nahangaha nahanga n'uyu muntu je narababwiye mudugu nje narakubwiye ahubwo ati umunsi mwe ngiyewe nzaza muri urugo yambwiye ko narimo harimo amafaranga yawe sister umva nkubwire je nta murujo nzanaho ubugoryi manza bikubwire bro nshaka gusobanurira mudugu ukuntu byagenze ari wavuga umuntu muri muvuga muri benshi ndi bubyumva madam bro yego umeze mute turashima Imana niko ikibazo kiri hano cyanyu kuko byo mbwira nibyo rwose nibyo ko nibyo mwakoze none kuki mudashaka kwishyura amafaranga y'abandi ngiye namuhaye icyumweru ariko mu cyumweru icyumweru ku mafaranga agira ngo n'umukobwa mukodesha amafaranga n'umukobwa mukodesha buretse iyo haje ubuyobozi agomba kugenda buretse harya
niko madame niba uri mukobwa niba uri madame simbizi hanyuma uyu nguyu ni wowe nakubwiye ngo mfere mu rugo uyu ni musaza wawe nababwiye ngo mfere mu rugo uyu ninde kandi buretse jewe mundi akuvire mu rugo buretse ibi bintu turashaka tubigenze neza akuvire mu rugo bro akuvire mu rugo ariko ku mafaranga yanjye buretse musaza wanjye yenda kunyica ku mafaranga buretse twumvikane nawe mwicare kwa tuganire ndashaka mwicare tuganire neza ntabwo umuntu ashobora kuvuga muri abantu 10 ngo numve ikibazo cyane ndicara banyicaraniye amafaranga buretse umukobwa sibyo aha ngaha hari ikibazo kiri seriye bagutwaye amafaranga sibyo muri uru rugo yego madame uyu umugabo wawe okay uyu mugabo ni umugabo uyu mugore urabona uyu mugabo uyu mugore uyu ni umugore we niho bafite ikibazo cyaho bafite amafaranga yawe uyu ni musaza wawe sibyo mwicara je ntago ricara abanyamafaranga buretse none se ndi kwibaza uno nkora n'uri butanga amafaranga cyaka amafaranga ukazana nawe wena haya amafaranga ndakwica wowe ndakwica wowe amafaranga twumvikane narakubwiye umudugudu mwamamagaye niba uri umuyobozi twumvikane mu cyubahiro cyawe tubwire ngo kugira ngo dukemure ikibazo cyemuka kugira ngo munyereke amafaranga mumbarire ni wendi kubaza umva mungu buretse uri umusazi cyangwa icara hamwe sindi umusazi ngende kubura ibyo nakore ntabwo rakuru nabaye icara hamwe dukemure sibyo nimba hamagaza ubuyobozi icara hamwe dukemure ikibazo nabyumvishe ako icara nawe hano hanyuma ubugoryi mubarura ikibazo ubugoryi bitamubarura Madame, uremera ko uyu mudamu yaguhaye amafaranga cyangwa yaguhaye? Yamere yara ku muhanda. Yari yaguhaye. Amafaranga ahe? 30. Okay. Ayo mafaranga se wambwiye ko yaguhaye? Wayamuhaye? Yaramuhaye. Hanyuma mugabo, ayo mafaranga uremera ko yaguhaye? Cyemwe namubwiye ngo najya amafaranga tuzayamuhara iki? none se muzayampa ryari None si ikibazo kirimo ni ikihe madame? Kwebe bemeye kuguha amafaranga ko bazakwishyura ikibazo kirimo ni iki? ikibazo amafaranga yanjye yeba abagada umugore ntashaka kubishyura aho rambwira ngo uyu mugabo ngo nta kintu abariho ndamubwira ati se ngiye ibyo birandeba ko twavuganye ko uzampa amafaranga ukwezi gushize ukaba kwararenze kuki utampa amafaranga yanjye ubu rero niyo mpamvu nje kugushaka None wari kugira ngo dukemure ibibazo amafaranga yanjye buri gihe cyose iyo umuntu mwajyanye inyandiko nta nyandiko twagiranye yaguhaye gusa kuyikize ushaka twara umwari muziranye Okay, hoya ntago mwakambura kuko mwabyemeye. Ubu mbere y'ubuyobozi niko baza kurwara mu rugo. Mwamwambura reka twumvita mwambura. Buretse afite amafaranga menshi cyane ibibazo. Wa musore we. Buretse ntago mbisi. Wa musore we hari amafaranga waduhaye. Buretse nkubwira. Kwabaza wowe. Buretse nkubwira. Kenuza n'ubugoryi. Musaza wabwiye musaza wagaceceka. Buretse twumvikane. Buretse twumvikane. Aya mafaranga abantu baremera ko bayafashe sibyo? Mwari yabahaye ni 230. Mwari yabaguje sibyo? Nge ntayo namuhaye. We nani cyo nyine okay we nta kibazo. Sabyo nyo tubyihore. Hanyuma amafaranga mwe muremera ko mwayahanye sibyo? Kandi yari yafashe. Noneho arabwira ati ntabwo nyafite none ariko nzayaguha nyuma y'ukwezi. Arabyemeza ngo amafaranga aremera, yemera ko yafashe kandi birakaza yagusubiza sibyo? Nimba none hamute utishima igisubiza guhaye sibyo? Icyo bisaba ni iki? Ubwo turashaka ingwate cyangwa dushaka ikindi kintu n'ubutwara hangaha. Cyangwa se wihanganire cyagiye kuko ubundi ubuyobozi bukora uko ibyo mwasezeranye mutabyubahirije sibyo? Musaza wa uretse tariki yajya mu bagabo bakayamuha yayibagamo niba akora mu kirombe cyo muri Kongo ndashaka amafaranga yanjye. Musaza no njya kumvugiramo ndahita mpamagara abanyerondo. Abanyerondo s'abanyerondo n'ibiki? Baramujya amafaranga. Ndashaka amafaranga isaye. Ndi kuyabaza wowe. Ikibazo nagomba kucyumva, Muvanga ikibazo cyagiye mu buyobozi. Tureba ngo ibintu biragenda biti. Nimba abantu bemera ko amafaranga bayafashe, mwabagurisha bakayemera. Iyo ibintu biri mu buyobozi tugomba kubitwara neza uko bigomba kugenda, ibintu tukumvikana. Sibyo? Icyambe no ubwumvikane. Mwe muremera ko amafaranga y'abandi mwayafashe. Aba nabo baremera ko babaye amafaranga yanyu. Hari kuba ari ikibazo cyuko iyo waze ko mwe mutemera amafaranga mwafashe. Cyangwa se bakavuga umubare mwe mutigize mufata. Sibyo? None turabyemeranya twese. Nukuvuga ngo rero twemeranye. Cyane cyane uyu musore. Reba hano wa musore. Urumva twafatuye mwanzuro hano nk'ubuyobozi kugira ngo dukemure kino kibazo. Aya mafaranga uremera ko yazagwashize ukwezi cyangwa manze ndwane manze mbarura umuntu mutwe nk'umushiki wanjye w'ikimara basi manze mukubite mushwanyaguze basi nemera uko kwezi twumvikanire kandi twaje mu buyobozi ako buriya ubwo butuzuye bubyara ububwa. Okay, noneho ndabyemeye nta muntu udahura n'ikibazo
mwumva amafaranga muzayama mu gihe kingana ukwezi ntago bishoboka ukwezi nshaka kwigurira igare okay buretse twumvikana amasoro wowe urumva ushaka ryari nge nshaka iminsi 3 yonyine irengaho ndabarimbagura mwebwe uko mubyumva nk'umuryango mwatwe amafaranga y'abandi mukamwangiye kuyishyura mwebwe urumva amafaranga muzayatanga ryari mwayabona ryari kugira ngo muyatange muyabana dukemura ikibazo nk'abayobozi tuzatanga bizagenda gute muremeranya neza yuko igihe twashyizeho nk'umuyobozi ndetse namwe nk'abaturage munakemeranya ko iki gihe twese ari bwo uzabona amafaranga urabyemera ngiye nemeye iminsi 3 ntibambwira uko babyumva kaye nago sinjya ngewe ni none se buretse kugorana twemeye ibyumweru 2 amafaranga ko yazayaguha hari ikibazo kirimo ibyumweru 2 angahe bazi ibyo byumweru nshaka kujya kwigurira nababwe ko nshaka ngewe nifite business yo kujya kwigurira gahunda hari yindi wumva nta kintu nshaka kugira ngo twumvikane ibyumweru 2 kuko amafaranga bazamuyatanze ni ibyumweru 2 oya icyumweru kimwe ariko urabaho ibyumweru 2 oya ni icyumweru kimwe wabaho iminsi 3 ni icyumweru kimwe ngewe okay twumvikane nago muri muvuge mwese ngo numva ikibazo aho kiri ndasaba ijambo okay turariguhaye ngewe rwose nkurikije ibibazo bafite ngende kumva amwaduye icyumweru kimwe okay icyumweru kimwe sasa musore ndeba hano mwebwe nk'abantu baje hano kundegera kugira ngo dukemure ikibazo cyanyu murumva nubwo mwifuza iminsi 3 ariko aba nibo bafite amafaranga kandi none nayo bafite ngo barayabaha bemeranyije ko bazayama amafaranga mu cyumweru kimwe hari icyo bitwaye nukuvuga ngo tweye nk'ubuyobozi tugiye kubisinyira dufata urupapuro twemeze ko nyuma y'icyumweru kimwe no muryango uzaba amafaranga yanyu 1000 bingahe 30 sibyo okay reka nshyiremo imiyaga mushiki wanjye icyo cyumweru ngomba kuba nabonye amafaranga yanjye reka nihangane kuko nta muntu udahura n'ikibazo umva kandi ikindi cya kabiri ntabwo ukwiye gutegeka imbere y'ubuyobozi ubuyobozi iyo mujyango dukore icyatuzanye hano ducoca urubanza rwanyu turushyira ahagaragara rujyeho umucyo nuvuga ngo ukwiriye kumva neza ubuyobozi ntabwo ari we twarahanga nk'ubuyobozi urabyumva neza icyo mbasaba rero tugende hariya twandikirana twemeze icyumweru kimwe gusa turemeranya yuko amafaranga yanyu muzamuyabonye sawa rero mabuke tugende tujye kwandikiranya twemezanye urupapuro muraruma nk'umuyobozi ninjye uzaza kumenya ko icyo cyumweru kimwe kuko mwubahishije ibyo twavuganye ndabeshya twagiye mushiki wanjye uremera ko amafaranga ku cyumweru uzaba yabaye tugende nyuma y'icyumweru kimwe ubuyobozi nzayabona mwamaze kwishyira mu buyobozi twagiye mwiriwe bose mwiriwe aho neza fone wanjye wahaye kuri nukuri yicarire mwese mutase mu fone turakomeye ariko nyine nawe rero byose byagenze gute yewe nje nyine ngo turebe ko tutangira ka kazi ubu rero ikibazo cyabaye ka kazi gahunda y'ejo nari naguhaye ubu none yahindutse ubu ntabwo urumva nari mfite gahunda ni nakoze gahunda yanjye ariko ibibazo urabizi bande tugira ibibazo bitandukanye ntabwo bigikunze se ntabwo bigikunze none ubu nibura biri inyuma nibura y'ukwezi bose byashoboka bite n'amadeni namfashe yose koko ufashe n'amadeni se nawe warihuse ugomba gutegereza nibura sibyo wa munsi umva ejo twari twahanye gahunda sibyo yakimwe gufata amadeni nawe warihuse cyane kabisa none se umufundi wanjye none yabaranyica pe nukuvuga ngo sinakubeshe ntabwo nkwirariyeho burya baravuga ngo umugabo se kunda barimbwa ibintu byambaye ntabwo nakubesha maze wandwanya nanjye gahunda kuko urabona kino gipangu kiramagaye hari ahantu nyene iwana ndifuza ko bakura ese nta n'ahandi wamuna karakaze basi kuri kwimana nabakubeshe pe cyokoza hari umuvandimwe wanjye nimba ari mugabo aje ngo yari afite gahunda ngo yo kubaka ariko sinzi nimba yarabikoze wandwanya n'ukuri banyica pe kureka mamagare mugabo nukuri bimeze nabi rwose ese mugabo hari ikintu yewe tumaririra wafashe amadeni Halo? Yego muga. Muraho neza muga. Urakomeye. Sasha ko wanyanze bakigwa amafaranga muri banke wahise ugenda neza urabura. Oya ndabizi kari ibyinyi misa. Ahubwo se ikintu ndashaka kubaza. Wenda nitugena mu bintu byinshi impamvu nari nguhamagaye. Ndabizi kuri mu kazi yego ndabizi. Ahubwo icyo nshaka kumenya ni kimwe. Ka kazi kanyu karacyahari cyangwa ntagahari? Oya ndabizi none se bakigwa amafaranga sigo wese ujya kubaka
ye rero mfite umuvandimwe umeze nabi ngo umenye nimba ugifite akazi cyangwa se kararangiye oya ariko nawe wakiranje ukoramo n'umuntu umwe reka ufite abakozi benshi ntabwo byakunde none sha mugabo wandwanye ko ufite umuvandimwe umeze nabi none se ushaka okay nyuma y'iminsi ngahe se oya nawe no suko kuko umuntu umeze nabi none uramuha akazi nyuma y'amezi angahe ngo angahe 3 none se basi n'ahandi wambonera akazi kuzi ko tutabanye nabi mwana wa mama kandi kuzi ko mfite akazi nanjye nkaguha umuntu nk'ubuzana umushyira kigenda cyama none haranankubye umuturage no baranyica none se muvandimwe ndagufasha iki ariko reka nkwereke ihangane hari ahantu ukwezi kumwe gahunda yangira bibonetse uvuga ngo ngiye mfite ikibazo kandi kirankomereye pe nukuri rwose ino nzu kuko nta natanu yabonekamo rero wa muntu muri iyi minsi birakomeye ntabwo byoroshye hari amafaranga nanjye yose ntanze kubera ikibazo nagize cyo muri famiye ubwo rero numvaga ngiye tuza nyuma y'ukwezi kuko bimeze gahunda yacu izakomeza kuko ndashaka kubakisha arano pe nyeneye ko hari ahantu nkabona inzu nkuko nabikubwiye kandi akazi oya nukura akazi twabyemeranyije se akazi nzakabwo ntabwo nakakwima gute niwe nakaye ntabwo nakakwima rwose ahubwo ikibazo mfite ni kimwe turabigenza gute none nakumva ufite ikibazo kajye gushakira ahandi nyine ze bingiye kuvuga inzerereze njye guhiga kandi ngo na madamu wawe ngaratwite kuri ubu nabigira neza uko watwite ubu ngubu ngiye gupfa gushakira ahandi cyakora nyine mudugu nuko yarokoze ubwo ntayo ntakundi genda wihangana ariko muvandi gahunda ni iriya rwose nyuma y'ukwezi kandi nzi ko bizacamo neza pe kandi uzishima rwose amafaranga yazaba hari sibyo ni ibibazo bikomeye rwose birakomeye